Yesu ashimwe bene data, twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nige dusanzwe tubana mumaze kumenyera amazina n'ubundi ni Nsengimana Emmanuel. Twagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana mu gihugu cyo mu ijuru tugirire neza. Mwe mudahwema kudukurikira, Imana mu gihugu cyo mu ijuru ibahereza umugisha, kandi ni ukuri mukomeze kudushyigikira cyane cyane mukanze subscribe. Imana amahoro ijye bagirira neza, kubera yuko ababikora babikunze bazagororerwa. Twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cyawo cya 18. Nago abantu benshi mujya mukunda kugira ngo ibintu mukavuga ati turabimenyera, ko nago ibi ngibi ari ukubimenyera, ahubwo ni uburyo bwiza bwo kwibukiranya ijambo ry'Imana mu buryo bwiza kugira ngo twongere tuganire mu buryo bwiza mu gihe gisa nk'iki ngiki. Abantu benshi bavuze ngo gusenga ruhande rumwe n'ibyemewe, ariko gusenga biremewe kubera ko urusengero rwawe rurakinguye. Insengero zimwe na zimwe zirafunze, ariko urwawe rwo ndizera ko rufunguye. Ntabwo Imana ikumva ari uko wagiye mu butayu, ntabwo Imana ikumva kuko wagiye mu cyumba, ntabwo Imana ikumva kuko uri mu rusengero. Hoya, ahantu hose Imana irahari. Ariko hari ijambo ryavuze ngo ko wa munsi wegereza aba ariko turushaho kwegereza guterana kwera. Biravuze ngo umuntu wese mu gihe cyose uriho waravomye, mu gihe cyose ukihumeka, gerageza ukunde kumva ijambo ry'Imana, gerageza kongera kubana n'Imana neza. Nzanye ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga ntabwo kujya kurangira. Gusenga ni kujya kurangira, kubera ko gusenga kwa Imana ikeneye kongeraho ukundi. Imana mu gihugu cyo mu ijuru tugire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nako tubaze dusenge. Imana amahoro tugire neza, kuko ibintu byose tugomba kwiragiza gusenga. Imana mu gihugu cyo mu ijuru ibaho umugisha twese hamwe. Imana y'amahoro komeze tunezeze. Imana twongeye kugushima, uri mwiza cyane, uri mwiza cyane, uri mwiza cyane. Nawe muhwanye Witeka Imana mu gihugu cyo mu ijuru tuzahwema kukuvuga. Namenye neza ko gusenga ari umutungo wimukanwa, kuko ntabwo ujya usigara muri karitsiye umuntu atuyemo, nta nubwo bijya bisigara muri etaje umuntu arimo, ahubwo gusenga umuntu arabigendana. Niyo mpamvu kandi gusenga kujya kudukurikirana aho umuntu yaba agiye hose. Niyo mpamvu tugushimiye kubwo isezerano ryiza cyangwa se umugambi mwiza wasohoje kuri twebwe wo kutwigisha gusenga. Niyo mpamvu abwiye bigishwa baravuga ngo nuko nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze. Dusabye ubwami bw'Imana ngo buze mu mitima yacu, dusabye ubwami bw'Imana ngo buze ndetse n'inyuma aho butembere ku buzima bwa buri wese mu izina rya Kristo Yesu. Ngaho abana natwe, kandi Uwiteka Imana mu gihugu cyo mu ijuru ukomeze mweretsa abantu bose mu izina rya Yesu Kristo bagukunda, abantu bose bakumenye n'abatarakumenya, kugira ngo umucyo wawe usandara ahantu hose, abantu bose bamenye neza ineza yawe, abantu bose bamenye uko bakunda, abantu bose bamenye neza ko Uwiteka Imana mu gihugu cyo mu ijuru ari wowe utugirira neza, ari wowe utubeshaho. Imana duhishurirwe iby'ubwiru bwawe. Turagushimiye rero icyo ngubagamiye gukora kose k'umwijima mu izina rya Yesu Kristo, kuko bwo butwara wabukize muri twebwe, wera wa Israeli. Niyo mpamvu umugaragu wawe yanditse Dawidi ya Buriya 76 ahavuga amagambo akomeye murongo wa 7, aravuga ngo Mana ya Yakobo, aravuga ngo gucyaha kwawe kwatumye amagara n'amafarashi bisinzira guhera. Narivuze ngo imbaraga zose zigenza umurimo wawe, imbaraga zose zigenza ubwoko bwawe zisinzira guhera mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, kandi twongeye kubiyegereza kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Imana duhana umugisha. Dusome ijambo rivuze ngo Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cyawo cya 18. Ari ijambo rivuze ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Rimwe haravuze ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo nubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arababaza ati nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizabarengera? Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Imana ihimbazwe.
Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuze amagambo akomeye, si ubwa mbere ubyumvise, si ubwa kabiri, birashoboka ko ari n'uryumvise ari bwo bwa mbere, ariko ijambo rivuze amagambo akomeye. Avuze ngo Yesu ubwe abana n'abigishwa be 12 yatoranyije, arababwira ngo nuko noneho rero ndashaka kubacira umugani. Arababwira ngo hari umucamanza umwe mu mudugudu utarubahiga Imana. Niyitaga ngo no ku bantu ntiyarabazi, nashakaga no kubyumva mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ariko Bibiliya iravuze ngo no muri uwo mudugudu ngo harimo umupfakazi utegereje ubutabazi, ariko agira ihishurirwa ryerekeza ku muntu uzamukemurira ikibazo. Navuze ngo ntugatinde ku bitagufitiye umumaro, ntugatindane n'umuntu utagukemurira ikibazo runaka, ahubwo nutindana na Kristo, nuramuka ugize ihishurirwa ryo kumenya aho ubutabazi bwawe buri, aho ngaho uzahatumbire. Buriya waramutse umenya ahantu yuko ubutaka burimo zahabu, wakwemera ukajya guteza n'ubwo iwawe buri mu cyaro, wakwihangana ukanaguzaguza amafaranga, ariko kugira ngo ufate icy'agaciro kirenze ibyo wari usanzwe ufite. Rero uyu nguyu yaravuze ngo ngewe nta wundi muntu ntegerejeho ubutabazi. Aravuga ngo ikibazo cyanjye ni umucamanza wenyine wo kuza kunyemurira ikibazo. Aramwegera. Hari ukuntu umukobwa ajya akunda nk'umusore, yamukunda akavuga ngo uriya musore ndabona urwego ariho dukwiranye, ariko yagera imbere agahita ahura n'undi wundi akabona nawe agahita yumva nawe barakwiranye, yagera no hirya nanone akongera akabona n'undi nawe barakwiranye. Oya, ntabwo Imana aho ngaho izaza nshuti yanjye, ibona akabona ibyo bintu ari akajagari. Ariko gufata umwanzuro, ngamenya ngo we aravuga ngo mfashe umwanzuro, ngewe uyu umucamanza niwe uzanyemurira ikibazo. Aravuga ngo kandi kuko ari we uzanyemurira ikibazo, nta yindi gahunda mfite yo kujarajara ngo ndajya hirya, nta yindi yo kujya kwiyambaza abaturanyi, nta yindi yo kujya kubara inkuru kwa runaka. Aravuga ngo habe mu gitondo, habe saa sita, habe nimugoroba, ibirenge byanjye biganisha kugomba kundengera. Niyo mpamvu utari ukwiriye kujya kwirirwa ujya kwa runaka ngo mubare inkuru, utari ukwiriye kujya ujya hirya ngo ujye kureba mu bindi bintu bitagufitiye umumaro, ahubwo ukwiriye gukora ikintu kigufitiye umumaro kandi cyagirira umumaro abantu, ndetse nibura na Kristo ubwo akavanga ibi bintu bifitemo inyungu. Arangije ngo asanga umucamanza ngo ajyayo mu gitondo agiye kwirira, birashoboka ngo yajya komanga, umucamanza yajya gukingura ngo agasanga ni bamupfakaza. Saa sita yagera ngo harakomanze, yajya kora agasanga ni bamupfakaza. Nimugoroba yagera ngo barakomanze, yajya kora agasanga ni bamupfakaza. Ngagera ku rwego avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nubwo nubaha Imana, rega barabizi, burya nubwo bimeze kurya Imana barayizi, bazi ko ihari, ariko ngo agera ku rwego avuga ngo nubwo nubaha Imana sinite no ku bantu. Utangarize ko Imana yaje kugutabara, iba yaje, ariko we washyizemo imbaraga zawe, washyizemo umuhate wawe, wicogora. Nari mwingize ngo wicogora. Ngarangize ngo aramwegera, ngaramubwira ngo mbese, aramubwira ngo akajya komanga akamwa ngo ndengera ku mwanzi wanjye, agahora amubwira ngo ndengera ku mwanzi wanjye. Wowe uri muri uyu mubiri, wowe wamenye Kristo, nta wundi mwanzi ufite ukeretse Satani. Batangariza ko buryo umuntu ni mwiza, ariko uhaye urwaho ngo akorere muri wowe niwe ukora. Iyo uhaye urwaho Satani niwe ukora. Iyo uhaye Imana imbaraga cyane muri wowe niwe ugomba kukuyobora. Iyo uhaye Mwuka Wera karimo niwe ugomba guhara agendera muri wowe. Ariko uramutse usinzire gakeya, uramutse ucogoye gakeya, Satani yakuyobora. Niho handi usasaga umuntu yari umukristo ugasanga ikindi gihe abaye umupagani, nyamara arasanzwe ari umukristo, ariko wirangara komeza gutunga imbaraga z'agakiza. Yesu ashimwe. Arangije ngo Yesu umucamanza ngabirebye aravuga ngo nubwo nubaha Imana sinite no ku bantu, uyu muntu mupfakaza aranduhije, arandembeje, nubwo nari mfite gahunda yo kumutabara, nubwo nari narabyanze, ariko kubera uburyo yakomeje kuba iruhande, yakomeje kujya azi imbere yanjye, akahora nuri ikibazo kiwe, nkamuhakanira akagenda. Yesu iri jambo rigibukiza iri jambo, ndumva ari ijambo muri Yohana igice cyaho cya 2. Yesu ngo yigize gutaha ubukwe bw'Ikana, ngatashye ubukwe bw'Ikana, ngahageze ngasanga ngagendana n'abantu benshi. Bundi umuntu wese umvaga inkuru ya Yesu yagombaga kumukurikira. Mu gitangaza giriho muri Yesu mu birakunda gutanga rimwe na rimwe no kubavuga butumwa, kwiriye gutanga igikundiro ku buryo ahantu uri nibura n'abantu bose bakwiriye kuba bahari, bakeneye kumva ibintu birimo biraturuka muri wowe Imana ishyize muri wowe. Nuko ngo Yesu ngahageze ngabantu benshi barahaba, benshi ngo ubukwe bwa kera bwakunda gusanga bufite bugira imisanga igera kuri 3, ugasanga uyu munsi basabye, yenda ejo birashoboka ko azakora n'ikindi, niba ari dote kazaba nejo. Simbiza ukuntu njya mbona basaba, bajya ngo bagiye ngo gusaba irembo, ikindi gihe ugasanga ngo baje gusaba umugeni, nyine bya bindi bitwita ngo ni dote, hanyuma akaza kujya mu rusengero ariyo mariage, hanyuma akazaho n'ibindi byitwa ngo ni reception. Rero Yesu ngahageze ngo abantu baba benshi banywa za nzoga ngo zirashira, barasingwa ngo zirashira, ariko Yesu ngakora igitangaza kimwe.
Mariya ngamenya uwo bagendanye nawe, undi gera mu amahirwe yo kumenya uwo uri kumwe nawe. Mariya ngamenya yuko wari kumwe nawe afite imbaraga, afite ubushobozi, ngaravuga ijambo ryiza, ngabwira abahereza arababwira ngo mugumye ahangaha, ngewe ngiye kujya kureba Yesu cyangwa se ngiye kureba uwo twazanye, kuko nzi neza ko ibi duhuye nabyo araza kubikora. Bundi mu kintu kibabaje ni ugutakaza ibyiringiro, bituma utizera yuko na Yesu wamenye icyo ngicyo ubona girebereye Yesu yagikora. Ngo arababwiye ngo aragenda ngo yegera Yesu aramubwira ngo Yesu icyo kunywa ngaha kirashize, ubu bubona gutya nta divayizi igihari, nta kintu abahereza bari buhereze. Yesu ngamubwira ijambo rikomera avuga ngo tubigendanyemo gute ko igihe cyagiye kitaragera. Ni mu rwego rwo kumuca intege ngo Mariya ngo nigize yita kuri iryo jambo arigendera. Ikibazo cy'abarokore benshi iyo basenze Imana ni mu gihugu cyo mu ijoro rwego twigize dusenga, Imana ikavuga ngo gusenga kwawe narakumvise, ikakubwira ngo taha, kandi ugasanga nta gisubizo kijemo. Cyangwa se nabigibwira bamwe na bamwe mubizi kavuga ati ngabanyaho urusaku buretse tuzi, ariko kuko yabikubwiye, kuko uzi neza ko nahandi ubutabazi bwa buri, ugakomeza ugatumbira Yesu kubera ko wicogora, komeza usenge. Birashoboka ko hano byanze ariko ngera usenge n'ahandi wongera uhindura, ariko gusenga kwiza ni ukudasenga n'ibyaha, kubera ko gusenga kw'ibyaha ngo Imana ibyumva nk'urusaku, ariko gusenga k'umuntu ukiranutse Imana ibyumvamo neza umuhumuro mwiza. Arangije ngo Yesu ngo Mariya ngahita agenda ngasanga abahereza, arababwira ngo icyo ababwira mu gikorwa se ikintu yaragiye kubabwira ni uko yababwiye ngo igihe cyanye nikiragera. Yesu kubera ko areba none akamenya n'ejo hazaza, ngamenya ikintu Mariya abwiye abahereza, ngo Yesu ngo azaguhaguruka asanga abahereza, arababwira ngo noneho rero muterura amazi. Bundi nabarakore bize ngaya ngo nugira ngo nubura ubwenge ngizakureka, ubwenge bwawe ntabwo buri hejuru y'imbaraga z'Imana, ubwenge bwawe bushobora kuba guferinga mu gahe gatoya. Yesu ngaragize ngarahaguruka arababwira ngo icyo ngo muvoma amazi ngo barayavoma, bibuka ijambo Mariya yavuganye nabo, arababwira ngo icyo babwira mu gikore, ngo nibigize bashyiramo ubwenge bivuga ngo avoma amazi, bavomye amazi ngo bayuzuza intango, ngo bamaze kuzuza intango Yesu ngo nigize asenga bya bintu byacu tugiye dusenga. Igisanga umuntu yagiye gusengera umurwayi akavuga ati Mana sengera amazi ahindura amaraso yawe, aba bantu ni banywe, uyu muntu nakire nabuhoke, kandi Yesu abikoreramo ndabyizera. Ariko we ntabwo yigize ngo asenga akavuga ngo Mwami Yesu, cyangwa se avuga ngo Mana yawe wantumye, oya niyigize asenga ngo arababwe ngo muterure baravoma, muvome mushyire umukwe mukuru. Arangiza ubwo abaye ari wowe cyangwa se ari ngereka bivuge, aragiye bahita uvuga ati mu gihe nabayeho mu makwe natashye ntago nigize nanga amazi, ese naramuka yasomyeho akaza ko yanshira sindaba ndabuze ubwenge. Ntago yigize akora nka bya bindi barakore bakora. Hari igihe utaha ubukwe ugasanga na fantasy irimo ngo yewe ngo noneho ngira mwanitse ngo uzi ikintu yakoze, ngo uzi ko kwe bakuru ngo yabuze, ngo uzi ko noneho ngo n'umwenda ngo yo kwambara ngo yabuze. Ntago yigize akora ibintu nk'ibyo kuko ari nkawe muri gihe cya none wahita usohoka tujya kumutaranga ngo burya ngo twigana agashanga ari umuhanga, ngo burya ngo twigana agashasenga ngo akatanga muri karase, ngo hirya ngo mu butayu ngo akagenda akajya gusenga ngo adusize muri karase, ngo burya ngo uzibina Imana imukore ngo imuteje abantu. Hoya ntago bigeze bakora nk'ibi ngibi, bakurikiye ikintu Yesu avuze. Ikibazo cyawe nuko Imana ivugana nawe ukagenda ukajya kugerekaho ibindi. Rekura ibindi bintu wowe witekerereza, ahubwo utumbire ikintu Yesu avuze kuri wowe. Ikintu Yesu avuze ni nawe ushaka inzira zakinyuzamo. Narivuze ngo ngero mwizere. Aragise Yesu ngo baraterura ngo umukwe mukuru ngasomye avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nikoye mbese mwatubanjiriza izibishye none muduherekereje kubiryoshye. Aravuga ngo mu bukwe nashe nibwo bwa mbere nabari gitangaza nk'iki ngiki. Nanjaze kukubwira ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, mu gitangaza izakora kizatandukana n'icyo abantu bagukorera. Mu bukwe Imana izagukora bazatandukana n'ubwo abantu bataha, kubera ko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru niyo izakora igitangaje, kandi ikintu Imana ikoze kizakuryohera. Mu mazi Imana ivugana nawe ntabwo Imana izatanga inzu nk'iz'abandi, ahubwo inzu Imana izagwa nubwo yabita isuzuguritse, ariko kubera amakuru Imana yayivuze wowe uzajya uyicara mu wumve yuko inejeje umutima wawe. Itandukanye n'iyo umuntu yasambaniye, itandukanye n'iyo umuntu yagambaniye, itandukanye n'iyo umuntu yiciyeho undi kugira ngo ayibone. Ikintu Imana ivuganye nawe kiza mu mucyo. Haleluya. Yesu reka dukomeze. Yesu ageze muri iri jambo abwira abigishwa, arabwira ngo Yesu nimwumvise icyo umucamanza ukiranirwa yavuze, mbese ngewe Uwiteka, ngewe ushoboye byose, ngewe waremye isi n'ijuru, mbese intore zinakambira ku manywa na nijoro nazirangarana. Aravuga ngo ntabwo nzazirangarana, ahubwo nzazitabara vuba. Nubwo ubona igihe gitinze, nubwo ubona bikugoye, nubwo ubona byatinze, ntabwo byatinze. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yizasohoza icyo yavuganye nawe. Imana yavuze ngo ntabwo izazirangarana, intore zitakambira ku manywa na ninjoro. Ari cyo umuntu akubwira ngo ariko ngo nagiye gusenga Imana ninjoro ngo nyisengamo ibiki. Oya, ijambo ravuze ngo ntago nzarangarana intore zinakambira ku manywa na ninjoro. Yari bizi ko hari abantu bazasenga ku manywa, hari n'abantu bazasenga ninjoro. Rero ntago izigera izirengagiza. Ushobora kuba wayisenga ku manywa ukabona nije, gerageza unahindura usenge na ninjoro. Bibiri irambwira ngo abigishwa ngo barobye ninjoro, basanzwe barabimenyereye ko baroba ninjoro, ariko ngo mu kuroba kwabo ninjoro ngo nuko Imana isinziriza amafi, ngo amafi arasinzira, yasinziriza iburyo, kandi burya mu buhanga bwabo
bashobora kose bahanaze, ariko ngo mukuna Yesu ahageze arababwira ngo ibintu bidashobokera abantu mwebwe mwamenyere kandi nijoro no kumanywa burya birakoreka. Arababwira ngo noneho mwebwe ndavuze ngo nimunaga urushundura, ngo barunaga iburyo, ngo barunaze ngo ariko ngo bashyiramo ikibazo cyo kwibaza bitewe na desperance bari bafite. Aravuga ngo mbese twebwe ko mu bahanga bwacu bwo kuroba mu bumenyi dufite tutajya turoba ku manywa, mbese zo twabuze nijoro turaza kuzibona ku manywa? Rero ni muri rya jambo rivuze ngo dukwiriye gusenga amanywa na nijoro. Ushaka kwishaka ku manywa n'uyibone, ariko wayisenga nimugoroba ukagera gute ukayibona. Ngo Yesu ngo banaze ngo yuko amafa aba menshi kubera ko nyir'umuremyi yaravuze. Yaba wagendanaga n'ijwi ry'Imana ntago waseba. Utangereza ko aho undi yahombeye wagiye Imana yavuze wacuruza bikemera. Utangereza ko aho undi byanjye ariko wowe nuhagera bizemera. Nari mvuze ngo Imana ni mu gihugu cyo mu ijuru, ntabwo Imana izirengagiza intore zayo zitakambira ku manywa na nijoro. Gusenga wasenze ukongera ukundi gusenga, gusenga wasenze wongere ukundi gusenga. Wasengaga rimwe senga kabiri, wasenga kabiri senga gatatu, wikwita ku bintu urimo urahura nabyo, ahubwo ngera amasengesho. Yo yaranditse no bari mu bice 5 bice 9 umurongo wa 5 yaravuze ngo Imana yimura imisozi itabimenye yarangiza ikabikana uburakari. Ni muri gahunda y'amasengesho nari nguzana ijambo rivango ngera usenge. Nubwo umucamanza ukiranirwa yakoze, ni Yesu twagendanye nawe arakiranuka ibihe byose, arakiranuka. Wowe niwe uvuganye nawe ngo nagazirengagiza intore zitakambira ku manywa na nijoro. Imana mu gihugu cyo mu ijuru bahereze umugisha mwinshi, Imana banezeze, Imana bahaze ibyiza, Imana bahe kongera gusenga aho bari baracogongera ubyuke, ongera buyungemo imbaraga, kubera ko uyu munsi wa none data batwese arimo araza. Arimo araza, ijambo ryaramwe ngo bari basinziriye ngari 10, ariko ngo Imana yarabarebaga ikabaramo 5 b'abanyabwenge ngo abafu nabo bahari. Ariko nubwo dusirimba, nubwo tubwiriza, nubwo duhanura, ariko Imana iracyategereje kugira ngo ibanze urobanura abapfu. Inyemerera wongere wiyungeme, wongere wisuzume, kugira ngo Kristo naramukaje azasanga wejejwe, azasanga ukeye, azasanga gusenga kwawe gushimwa n'Uwiteka. Imana y'amahoro bahereza umugisha. Nejejwe n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru ko mudahwema kudukurikira kandi mukajya mukomeza kutwereka ko mudukurikiye. Imana y'amahoro bahereza umugisha, Imana bagire neza. Reka dusenge. Kandi Uwiteka Imana mu gihugu cyo mu ijuru abahazi byiza nkuko mwese Kristo mu bintu afite mu kiganza cye, afite gahunda yo kugira neza abantu be. Yaravuze ngo yimfumbatuye ikiganza amaza kwifuza ko byaremwe byose, kandi mu byaremwe natwe turimo. Imana y'amahoro tugire neza, tunezeze waturemye. Ni mu izina rya Kristo Yesu mbibasabiyemo, amen. Mana turagushimye Uwiteka Imana ikomeye, wera wa Israheli, gusha imvura y'urujojo mu mitima yacu, gusha imvura y'urujojo cyane cyane y'agakiza. Turushaho gukizwa, umuntu yininire kuko Uwiteka Imana ikomeye. N'uyu mucamanza yari abizi, nubwo byagenda gute umuntu yabeshya akabeshya, ariko wowe ubwawe uratuzi n'imitima yacu n'umuntu ariyizi. Nari mvuze ngo wongere Mwami w'abami Yesu utwibutse guhamagarwa kwacu, utwibutse tugusezeranya tugikizwa uko twavuze. Niturangiza Mwami w'abami Yesu turushaho gushyira mu bikorwa ibyo twasezeranye nawe. Nari nsenze kugira ngo umubyeyi wadukurikiranye, umugabo wadukurikiranye, umukobwa wadukurikiranye, nitaye ku bimuremereye, nitaye ku bimuruhije, kuko wavuze ijambo rikomera avuga ngo yemwe barushye n'abaremerewe tuze tugusangura turuhura. Muri iki gihe Mwami wa Yesu, uyu mupfakazi yarazi neza yuko arushe, ariko asanga umucamanza aramwegera ngo aratitiriza. Natwe tugiye kugutitiriza kuko ubutabazi bwacu twamenye ko buri wowe Uwiteka ari wowe wenyine wo kudutabara. Mu izina rya Kristo Yesu wera wa Isirayeli, nicyo cyatumye Marita aza kukubwira ngo ukunda Lazaro ararwaye, nuko yarazi ko ari wowe wenyine wamutabara, ari wowe wamukiza. Kandi niko kuri waragiye uranamuzura maze gatatu. Mwumva ibyaba abantu Mwami Imana igihe babimaranye, wakongera ukabizura, wazura ibyapfuye mu gihe bamaze, wakongera ukabasubiza ku rufatiro, abari basubiye inyuma ukabagarura, kuko ibyo byose urabizi. Ijambo ryawe ryarambwe muri Ibyaremwe amagambo akomeye ngo zari namba 99 ngo urazita ngo ujya gushaka imwe yonyine yari izimiye ngo urayishaka. Mu mibare y'abantu bisi baramutse barebye basanga nta mibare ya rero, ariko wowe wenyine ni wowe uhirimbanira kumenya gushaka abantu bazime ukongera ukabazana, kuko niba ukunze ubugingo abantu tugukurikiranyeho, kugira ngo Mwami w'abami Yesu ubugingo bwacu buzabe ubuzima. Ngaho tugire neza kandi uduhe kuba Mwami Imana nyaguhara ku ngoma tugukunda, kandi niwo dukunda kuturenza ko muri Ibyaremwe amagambo akomeye aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza arankunze namuza mfatisha umugozi wawe nukomeza gufata abantu babo bose, kuko umuntu wafatishije uwo mugozi w'urukundo ntago yazimira naho yajya. Senze mbyizeye mu izina ry'Umwami wacu wabambwe rimwe gusa Kristo, amen, amen, amen.